abantu warabarangije ubutunzi warabufashe wasegenje y'abashumba ngo kugira ngo bakuyoboke kugira ngo bakumve reka niturimo tinya birarura reka tugucanyeho umuri tugucanyeho umuri reka winjiye no mu migi zarura bikaba teza n'abantu gutinganya ntaso teza abantu gukora ibidakorwa teza abagabo kuryamana n'abandi natwe tuguhagurukiye turi inkuba ngaho etaje mwakoreragamo muri Amerika yahiye tuguhagurukiye ubwo n'urushyi mwakubiswe iyo ni inkonje y'agahanga inkonje y'agahanga iteka nta kina mwongere iteka uraganje mwongere none ibahirimo iteka we imihanda yanyu irakunduka mutingi turababa undi munsi hasoni mutinyi witeka yaje mutinyi imbaraga zima mutinyi nyiribihe mutinyi amaboko y'Imana mutinyi yabahanze mutinyi ubwami bw'Imana mutinyi vuga bikaba mutinyi tegeka mutinyi yashizeho izuba mutinyi yo mbaraga mutinyi yadendeje inyanja mutinyi ubwo bwami mutinyi yarituye iriko mutinyi yaciye inyanja mo kabiri mutinyi yera mutinyi yahwanye na Saduraka mutinyi yabahanze mutinyi yiyumva we mutinyi yiyemera mutinyi Imana yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe muyitinye nimudatinya mutinye murakunduka mutinyi Imana murabesha umva imihanda yanyirahirimo mutinyi bahumuka guhumeka inyanja zirabaruka mutinyi babyaza hasoni mutinyi batwitisha ariko yabakoze mutinyi muri Amerika yataje Uwiteka we gusezeranya abatinganyi yahi Uwiteka we komeza ukora uyu mukwa reka turavuga bakadupinga Uwiteka we dukorere kuko turavuga bakatubona n'abashobora kora wa mana kora wakabyara twika amamodoka yabo mu mihanda batinganya turabirwanya turabahagurukiye nabo turabahagurukiye natwe nibatworoheye namwe nimutworoheye twabavumbuye abanyamwuka muri kudusukaho ibitero amafoto yacu mwayatwaye twabavumbuye twabimenye muri kuduteza ibintu Imana yabimenye natwe turabateye muri kuduteza ibintu Imana yabavumbuye murimo muraduteza kunani itara ry'Uwiteka turabashuhuje kandi tunezerewe tubikuye ku mutima. Imana ibaha umugisha nshuti zacu, nshuti z'ijambo ry'Imana, nshuti za channel dukoreraho umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Twongeye kandi twagarutse muri ya gahunda yo gusenga ndetse no kuganira ijambo ry'Imana muri ya saha y'ubuhanuzi, muri ya saha yo kuvuga ngo ikintu cyafashe ibyawe kibirekure. Dusuhuje abantu bose badukurikira bakanadukurikirana. Umuntu dukurikira yicara imbere ya televiziyo, Imana igumugisha. Wowe dukurikirana ufashe vola y'imodoka uri gutwara, gerayo amahoro. Wowe dukurikirana uryamye kwa muganga, ikorera uburiri wigendere. Wowe dukurikirana byaragucanze ntibikongere kugucanga mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kandi twabatumirije umuhanuzi w'Imana, Bishop wanjye, ndagukunda. Ubuhanuzi bukuvamo ubu ni buzima kandi yewe burya kuntu nteye nanjye sinjya nicarana n'umuntu finene. Ndakwakira mu izina rya Yesu. Umuntu kubonye bwa mbere baragukunze, bagerageza kumbwira bati wa muntu, ndagira ngo wibwira abantu badukurikiye amazina idondore ku mugani w'Abarundi. Urakoze cyane mama Lionel, Imana iguha umugisha. Nanjye nemera Imana ikurimo. Amina. Kandi nemera amavuta yawe cyane. Amen. Nkuko bisanzwe rero nubundi nanjye simfa kwicara aho mbonye rwose, nicara ahantu hahumura Imana. Haleluya. Ahantu hatari impumuro y'Imana birangora kuhicara. Nibyo ariko rero kandi Imana igukoresheje ibikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amen. Imana igukoresheje ibintu bikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Turabibona, imirimo y'Imana irakoreka mu kanwa kawe. Waratwubatse, wubatse Abanyarwanda, wubatse abantu bo muri Amerika, wubatse abantu bakomeye kandi warinze ubuhamya neza. Rero Imana iguha umugisha mbere ya byose. Hanyuma nitwa Evode Nzayitura ikindi, umugabo wubatse. Hanyuma ndimbata ya Kristo Yesu. Amina rwose. Ibindi byo hari ababigira ejo ukasanga bari mu bindi, ariko kuba imbata y'umwami Yesu, ako kana kuba imbata y'umwami nibizima kuruta ibindi byose. Rero natwe twarabakunze, nabonye abakurikiranye ibiganiro batera comment baravuga Imana ishimwe ko muri Israel kirimo abahanuzi b'Imana. Rero ntaho twenda kujya, twagarutse kugira ngo twongere tubaganirize icimana yashyize ku mutima wacu. Imana ibaha umugisha kutwakira. Urakoze cyane. Ni kwa kundi mukunda umuntu mukambwira mutazagaruke, ibyifuzo byanyu nabyubahirije, yagarutse kandi mujye mugerageza nawe mu mwakira. Ubwo icyo nshatse kuvuga muracyumvise, kuko abantu bankurikira
bafite n'ukuntu bankurikirana inyuma ya kamera ubwo mujye mumfasha kwakira umushyitsi cyane ko na nimero za telefone tuba twazishyizeho rero uyivuze neza unyibukije umuntu wigeze kwivuga nari muzi neza ko ari umupasitoro muzi neza ko ari umuhanuzi muzi neza ibintu Imana imukoresha kwipresenta aravuga ati yewe ndi umukristo nitwa runaka ndi umukristo nyuma arambwira ati aho kugira ngo mbe pasiteri ntari umukristo byarorera aho kugira ngo mbe diakoni ntari umukristo no aho kugira ngo mpanure ntari umukristo no ndavuga ni presentation ye iraryoshye kweli turifuza ko abantu badukurikirana namwe muba abakristo mukaba imbata za Yesu ibyo kwirirwa umuntu avuga ngo ni umuhanuzi ntidushaka kubivuga ahubwo turashaka ko abantu wahanuriye baza bakaba aribo bavuga bati runaka aramanuriye murakoze cyane turagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana nitumara gusenga Imana dutaramira abantu twebwe turabataramye dutaramira abantu mu Kristo tunyuzemo icyo Uwiteka ashaka kubwira aba bantu kiri muri twebwe turagira ngo dufate umwanya wo gusenga kandi jyewe nkunda gusenga kuko iyo nsenga masenya ubundi abahanuza abantu b'Imana iyo basenga mujye mwongeraho uko banasenya dusenya imbaraga z'abadayimoni dusenya ibintu byatangiriye ibyawe dusenya ibintu bituma udatera imbere tugiye kwinjira mu mwuka wo gusenya kandi no kubaka tugiye gusengera abantu umuntu wese wacu uhumura isengesho rirakugeraho neza rirakugeraho isengesho tugiye kugusengera niriguhuza n'ibyawe isengesho tugiye kugusengera nirisenya ibintu abarozi na satani n'abakonikoni bubatse rikubaka ibintu bizima tugiye guhirika bariyeri zose abazimu bubatse imbere yawe zituma udatera imbere tugiye kugusengera nushaka kuba warazinzwe tugiye kohereza isengesho rizingura kuko aya masengesho agira amababa hari aho biba ngombwa akaguruka amasengesho agira amababa hari naho biba ngombwa akagenda n'amaguru bitewe nuko abona aho agerero ntacyo ariko dukurikije abantu badukurikiye tugiye gusenga amasengesho aguruka akugereho aho uri hose turashaka kuguhuza n'ibintu byawe mu izina rya Yesu karibu umushumba wanjye reka tubasengere turangiza tubaganiriza ijambo ry'Imana kandi uriya muntu yizere ko nta yindi ntwaro y'umukristo nta yindi mashini gandi y'umukristo nta yindi bomba atonike y'umukristo intwaro zacu z'intambara zitwa kwizera ibintu twizeye twarabibonye iyo wicaye rero ugafata airtime zawe ukabona ugafata megabyte zawe cyangwa wifi yawe utizeye rwose uri gukora ubusa wizere ko isengesho rigiye kukugeraho rifite amababa rifite amatwi rifite amaguru yo kugenda uyu mwanya ntiriri bugende n'amaguru ntiriri bunatege oya ntiriri butege igare cyangwa indege rifite amababa rigiye kuguruka rigusange muri Amerika rigiye kuguruka rigusange muri Europe rigiye kuguruka rigusange ahantu bashingiraniye kavuge neza rikugerera naho aho ngaho rigereyo rikugerera naho wadepoje iryo tujya gusenga rigiye kukugerera naho bagukoye nimba bari mu nama zo kwisubira riragerayo riravuguruza iyo miga rirageraho ukorera nimba hari n'ubukonikoni bahakoreye tugiye kuryoherezayo aho ukorera riragera mu nda turaryohereza no mu nda nimba hari ikintu bapfunditsemo rirageraho ripfunda rirageraho umanitse rirageraho byanze riragera ku mwenda wawe bamanitse munsi mu giti riragera munsi y'ishiga rikuhanguyeyo riragera muri urwo rutoki ruri mirimbi riragerayo rijye mu mabati inshuti yanjye riragera mu nyanja rikujabureyo riragerayo wowe zamura kwizera rirageraho abana bawe biga ku kigo cy'amashuri y'abana bawe aho turi riragenda riragenda rigera mu bitekerezo riragera mu bitekerezo by'umuntu wari ushaka kukugirira neza ariko agafatwa ese kutabyumva riragera mu biganza by'umuntu ufite ibizawe abirekure riragera igisubizo cyawe giparitse zamura kwizera kiraje rirahagera muri ibyo bya masters va mu byo wize ngo uranariza ibi ntawe byanariza ahubwo
izere dosekoti Izere. ibiba byanariza Zere. ntibabyiga muri Ibi ntawe ibutare ibi ntawe ubishyira muri laboratoire ngo Ibi ntawe ubishyira ko mukunda gupima muri machine ngo abanza abyeditinga ibi ntawe ubipima ibiro oya ahubwo isengesho riragerayo ibi ntawe ubizanaho inda nini ugiye ngo mfite ibiro ibi bazamura isengesho riraterura ese ko icyo utize yego twarizeye tuba abagabo turizeye turambaye turizeye turi muri uyu mujyi wa Kigali Yego. nawe warizeye ujya muri Amerika none ubu kwizera nibwo gutaka ese ko wizera ugahinga igishyimbo kimwe uzi ko mu butaka nta nyokuri muzakizamura Imana ikakizamura kikagaba amashami kuki utakwizera iri sengesho ikintu rigiye gukora ubu hari umuntu uri kuvuga ati ahubwo mwatinze tubanze tubacaginga uri kuvuga ati mama Lionel mwatinze kuki utakwizera iri sengesho rigutwitisha umwana k'umunota wo kumubyara rizaza gukora rikaguha umwana muzima mwiza ese kuki utakwizera dome ebafo eno kuki utakwizera iyo ubona mashini gandi n'igifaru byahu kuki utakwizera iyo twateranye hari ikiba iyo twateranye hari ikiba n'abo twasengeje ubundi bari kuvuga batumva mwadusenyeye twabohotse mutugereyeyo uyu munsi tuje gusenga isengesho ribahuza n'ibyaha mbega abantu bavuyeho imivumo mbega imikasira abantu bari bafite mbega abantu bakenyuriye mbega umurimo Imana yakoze mbega abantu bagendeye ku kabaho aleluya ariko se murabyibutse barabyibutse uyu munsi turi mu mavuta yo kujya guteraho amasezerano yanyu noneho ubu rero tugezeyo igitero simusiga aho ibyanyu biri twahageze rego ubu twamaze no gusenga rego ubundi twebwe turasengera iterabwoba rya mbere riva mu kwiyaminiya urumva uyu munsi turi mu mavuta yo gusenga tuvuga ngo amasezerano yanyu tugiye gusenga isengesho rimeze nko gutera tobare nko gutera ibisazi ibisubizo byawe bikaza bigushakisha oya gasubiremo ako kantu gutera ibisazi ibisubizo byaho biri biza byirukanka bigushakisha biyoboza tugiye ndakumva databuja tugiye gutera ibisazi ibisubizo byawe tugiye kubitera ibisazi urabyumvise ibyo bintu ku buryo biza byirukanka bikwirukankira aho uri bikakugeraho hari urushinge tugiye kohereza tobare kwa kundi aho gihagamye kiravamo kirukanka hari isezerano hari amasezerano maranye igihe ayo yahagamye ahantu ayo yafashwe n'imifatangwe ayo yafashwe na bene wanyu ayo yafashwe n'imyuka y'abaperesi ayo ngayo twebwe duhagurutse gusenga Imana tuvuga ngo ikintu cyose cyafashe ibyawe ayo masezerano yafashwe n'ibisekuruza bibi ayo masezerano yafashwe n'abagome n'abambuzi bo muri Elinati aya masezerano yafashwe n'abafilimaso aya masezerano yafashwe na za Nyabingi aya masezerano yafashwe ku misozi itandukanye ibikona biravunagurika ibindi bicika amababa ibindi bivunika amaguru ibindi bihura n'indege zirabigonga tugiye gutera Teobari aho byahegamye bigiye kumanuka birakugeraho Todesta amen amasengesho yamaze kumera amababa aya masezerano yari yaravuye ku Mana ntuvangirwe ngo ubanza atari yo yavuze niyo yavuze ahubwo twe tuje guhangana n'icyabidindije icyabyitambitse icyabirwanyije aho uri hose uko uri kose icyabinanije tuje turisimbisiga icyabihegamishije tugiye kugitera tutagiteguje tugiye kugikubitaho tugiye kugitungura twongeye kurekura amatopido twongeye kurekura amatopido amatopido abantu nibayumva amatopido ni ibisasu bica mu maso ni abasirikare bitwa bitwa ba marine bagira ubwato bwitwa submarine ibyo bitopido rero birwanya amadayimoni akorera mu nyanja ayo masasu rero ni amasasu aca mu nyanja agenda umuntu atareba turekuye rero amatopido turayarekuye nagenda ahitana ikintu cyose ahitane amadayimoni akorera mu nyanja amadayimoni atangira ibisubizo ariko tugiye no kurasa kuri aya madayimoni wa muganga mazima atangira ibintu by'abantu tugomba kuyarasa umuntu akamara imyaka twaramuhanuriye ibintu bizima ntibisohore tugiye natwe kurwana intambara ngo ni ubushake bw'Imana oya hari ahantu byahegamye aho niho tugiye kurasa hari ahantu byahegamye aho niho tugiye gupusha tugiye gufokasinga aho
kintu cyose. Ubundi aba bantu turi kubwira bafite amasezerano. Aba bantu barayafite nuko aba bantu barayafite nutarifite turarimuremeye. Okay, sawa. Nudafite isezerano turarikuremeye. Imana igomba kukugirira neza. Imana ikugirire neza. Izuba rivira abandi ryiza nawe rikuvira. Gukiranuka kugwire muri wowe. Imbaraga z'Imana zikuwe. Uzakomezwe no gukiranuka. Uvanwe mu isayo y'ibyaha. Agahato kazakube kure. Imbaraga z'Imana zigucake. Uzagenda utikanga ikibi. Kunesha kw'Imana kukuze. Mera nk'umusozi utanyeganyega. Ushinganishwe mu maraso. Ibyo si isezerano tuguhesheje. Wambikwe imbaraga. Nyine. Ntugacogore. Ntugatinde mu kibazo. Uzahure n'Imana. Uzazamurwe n'umwuka ujye mu impanda nivuga. Impanda nivuga ntugasigare. Yesu naza gutwara itorero nawe uzagende. Abera mu gitaramo ntuzabure mbere ya Eliya nawe ngo uvuge uti ndahageze. Imigisha yo mu gakiza k'Imana urayihabwa. Yose muyihabwe mu izina rya. Kandi imbaraga z'isumba byose zigutwikira. Uzakomera ugere kure. Zaburi ya 91 uba mu rwisho rw'isumba byose. Azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro bwawe. Uri igihome cyane. Uragakiza. Imana niringira. Haleluya. Uko ari uzagukiza. Amen. Ikigoyi cy'umugoyi. Gikiracitse. Mu gigirimbo. Ive ntabwo izaziwa. Rokoka. Dashato safa. Haleluya. Nafashijwe. Nanjye nafashijwe. Mana nyagasa. Dolas ega. Reka tubasengere. Aha hantu hari umuriro w'Imana. Ahantu ndumva hari imbaraga zibohora. Ahantu ndumva hari ibintu bigiye guta agaciro n'ibintu bigiye kubona agaciro. Tugiye gufata ibintu byawe bya pirate bihinduke zahabu. Nuko bimeze. Hari abantu bavuga ngo barokore turiyongoza nitwiyongoza. Twe turizera. Hiyongoza umuntu nk'urumogi. Tuvuga ibyaba. Twe turizera. Turizera. Kandi impamvu twizera nuko hari ibindi byakoretse mu minsi ishize. Oya turaniyumva ariko. Kandi dukorana nayo. Haleluya. Niba batabyumva twari kuyigorwa. Nibyo. Twari kuyikaruba. Mu bise by'amaraso. Inyabihanga. Aho ngaho niho. Naho twaherewe imbaraga. Kuri imbaraga zo kwiyemera. Naho twapfuka. No kwiyumva. Naho twavuye. Turiyumva. Twaho twahindukiye abantu. Eliya yariyumvaga. Kandi natwe turiyumva. Nanjye ndiyumva. Kandi yari umuntu nkatwe. Yari umuntu nkanje. Yavugaga nkanje. Naranamusumbaga. Nubwo hari umugabo. Yari akenyeje n'umushumi nge afite umukandara. Yari afite imwemwe afite amabere. Nako bimeze. Ndiyumva rero. Ubwo rero turiyumva. Niba utabyumva turiyumva. Twe turiyumva. Kandi iyo twiyumva hari icyo tuba twumva. Hari ibintu bigiye kuba. Hari ibintu biba biri kubira. Haleluya. Iyo twiyumva si twe. Elisa ntahari ndahari. Kandi Enoki ntawe uhari. Turagafite. Mose ntawe uhari. Turahari. Debora ntahari ngo anigase. Yesaya ntawe uhari. Ndahari. Yeremiya yaragiye. Ndumva. Kandi dusimbuye abo ngabo. Turabasimbuye. Ba Petero baratashye. Nibagende baruhukire mu mahoro. Bari mu kituza cyabo. Turahari. None se muragira ngo turahari. Si tutiyumva. Nimba byarakunaniye turahari. Turaje ahubwo tugukurireho uwo mwuka. Ibyo kuvuga Imana ntigikora twabyara. Mwahuye n'abatubuzi muhura n'isarigoma muhura n'ibiki. Imana iracyakora. Bahura n'abaninja. Babakenyuruza yabo bayabamaramo nibagira igitangaza babasigira. Nimusigara gina. Tubaremeye igitangaza nta n'icyata. Tubaremeye. Tubatuyeho umugisha tutiriwe tubasaba amafaranga. Aho byahegamye bize. Turabizanye. Nibize. Tubatuyeho guhirwa. Tubatuyeho imbaraga. Ingo zubakike. Ubwami bw'Imana buze. Igitinyiro cy'Imana kikugenda. Kandi Imana batereho umwete na wo gukora. Imana kubakaho ibintu bikaze. Mukibona namwe mubibe mu Mana. Nibyo. Mubibe mu Mana. Nibyo. Mwabibye aho mutazi noneho mugiye kubiba mu Mana. Mwabibye kukara ni mubibe mu murima ufite ubutaka bwiza. Mwabibye mu amahwa araziniga ni mubibe ku butaka bwiza. Mwagendanye na Gehazi ukundi bahasha mu kunhuye na Elisa. Mwagendanye n'abambuzi n'abagome n'amasarigoma n'amabandi. Mwagendanye n'abakunda ijana bahasiga ijambo. Twebwe ijambo turacyarifite n'amajana yanyu twa. Kandi rega Imana yivuga iri mu bantu murabyumva na. Icyo batumva se niki? Cyo muri abaheburayo. Cyo mutumva niki? Tugiye kubasengera. Muhame hamwe tubasengere. Sezerano ryaho ryahegamye. Turi mu mavuta yo gusenga. Meta yawe aho yahegamye shushti yanyu. Fata igihe nawe. Sister wanje koko uri mwiza. Yabawe yimeta sha. Ko yisiga fondo. Yabawe yimeta. Ko wizi Mamagaririze meta we. Mana yanyu. Ko kuri mwiko. Yabawe yimeta we yimeta. Ubundi imeta yawe. Meta turayirutsa daimoni wayimize. Ambara impeta. Kandi ningira ifuhe ndahaguruka. Ambara impeta. Ningira ifuhe ndahaguruka kubera ko denosa impeta. Uburani no meta. Turahera kuri. Myaka 40 utagira ukubwira ngo sheri. Nizina rya. Myaka 40 wiraza. Abazimu bashe.
imyaka 40 umuntu yiraza we wibaza ukikiriza koko imyaka 50 ntagira kubaza ngo wiri ute utagira umuntu ukubwira ngo ese urakomeye nta muntu gutelefone utigeze shu nta kantu gakina mu nda we nta muntu kwitashweshere utambeshya ukisangira ubu uzatwita ryari urengeje imyaka 40 ubu utambeshye iyo wicaye ubona wowe ari cyo kwicara ubu uryamye urayitambika ubundi se wavuye mu buriri turaje tugusengera tuguhuza n'ibyawe kugeza igihe birangiye nibyo ubundi uracyaryamye turaje tuguhuze ubu rero uracyaraho kurumva ngo ndategereje oya isezerano injira muri amavuta y'irisengesho tugiye kugusengera isezerano rishobora gutinda cyangwa ntiritinde ni isezerano ry'ubugingo ariko ibintu byo kurongorana no kurongorwa n'impeta ibintu byihutirwa ibyo ni ibintu byihutirwa nayambaye hakiri kare rwose gihe nambaye ntinze ariko nayambara ariko urayambara uyambarira igihe nyambarira igihe kandi icyo gihe nicyo cyari nyacyo kuko icyo gihe nicyo kimpuje n'aba bantu nicyo kiguhuje n'aba rero iri sezerano ryitwa impeta turi komanzeho narirayemo ndirota naraye mbibona abantu bahabwa nibyo narabirayemo uri umushumba ndabyemera naraye mu kirere cy'Imana naraye mu ijuru bazazu n'abasezerano kandi muzaze mbasezeranye bazazu basezeranye ibintu by'amadini bababeshya mufite ikihe kibazo ese umuntu wasezeranya yatinda no kusama nampaye nka rero uzi ko ndagusezeranya ninjoro ikarara igiye mu ndavuga oya nibyo nanjye ndi kubibona oya mu bundi bite byanyu 10 n'abangaye maze gusezeranya bose ubu bamwe bamaze no kujyana abandi mu ishuri oya nibyo ibyo ntibigutera ikibazo ubwo yatangiye ngo ndi kure ngo nta mushumba ngira ngo nta kingo na reka oya kandi nawe uzahita uba marene udafite marene nguyu ntibagire ikibazo ubwo se kuko uracyabura n'ibiki imyaka 40 umuntu ari iwabo ndabyanze imyaka 40 umuntu ari iwe bazimu ndabanze ese ubwo bundi bwo hitwa iwanyu hitwa sinzi izina ubwo umuntu yahita none hari n'abantu bafite ubumuga bwo gutinda iwabo izina ry'Imana n'ubumuga bwo gutinda iwabo yababa we abantu batinze iwanyu dukomanza ku masezerano yanyu nyabuna turabibasiye mu buryo bw'umwuka tugiye kubasengera tubikuye ku mutima turabibasiye mu kwera kw'Imana iri ni iteraniro twakaraye ryo gusengera ibyifuzo by'abantu turikumbagaje turabyanze turabahanuzi n'abahanuzikazi dukoze ubukunguzi bwejejwe dukoze umukwabo mutagatifu kandi twohereje amatopido hura n'ibyawe rekura bya bisasu bituruka mu gifaru yareka ngo ubwize ukuri twa dufata miri tutegeka twe ntiturwana mu buryo bw'abantu intwaro zacu siza abantu dufashe miri twebwe intwaro zacu siza abantu duteye igisekuru cy'iwanyu tudateguje dusenya ibyagufasha bituruka mu gisekuru cya 6 cy'iwanyu dushenya ibihome niho duhereye dushenya turarekuye niho duhereye dusenya turarekuye niho duhereye turekuye imbaraga turekuye umwuka turekuye igicani tukwakijeho umuriro wo gukurwaho icyane ibiganza bimaze igihe bikora ntugire icyo ugira nta soni ukaba wishwe n'amadeni ufite uhembwa miliyoni 2 tugabye igitero wese urumva atari inyatsi tugabye igitero kuri iyo nyatsi wowe urumva atari abadayimoni ubundi wowe urumva udafite amagi icyo gisekuruza cyakuteye urumva ari kizi ukorera amafaranga ntukire kandi ugakorera menshi kandi ukurebye abona ari urumva ukaba ufite amadeni angana gutyo ukaba ugendana moto ukorera miliyoni urasa neza ariko banke zirenda kukwica turashaka kugusengera igira hafi ahangaha pfukama tugusengere fatanya natwe muri iri sengesho ikuzimu igishaka kiri uwo murozi ni umurogano uwo mwaka ni umurogano ni umutererezanyo ntabwo wawuvukanye turawukuvura dukoresheje isengesho nta miti tukuvugutira ibyacu wakujeho nawe utazi uko bije natwe tugukuyeho utazi uko bikugenza telefone uguze irameneka utazi uko bigenza ibaze we abo ni abazimu buri munsi barakwiba buri munsi bagusikuje ishakoshi yawe barayijyana ibikeri n'inzoka bigusanga mu nzu utambeshye urarurota wirukanka ngaho ibaze urarurota ufite amafaranga ukazinduka ntabifite kandi ubundi iyo rose ufite ugomba kuzinduka ni ikibazo hari inzu irimo isima cyangwa amakaro inzoka ibasha kwinjirayo mutambeshye ariko ibikeri n'inzoka biri kugusanga mu nzu bitabaho Marijoze urarupfumbatanya nazo urumva nta kibazo ubwo ayo mashuka wayaguze ngo Marijoze zijye zirara zimyaho zibiti reka tukubwize ukuri pfukama dusenge pfukama reke meke pfukama dusenge reka kwigira ngo ndo kwa papa na padiri reka ibyo bya diplome reka ibintu byo kuvuga ngo nsengera mu idini ngo ndi sabato ibintu by'amadini mu va mu madini ujya mu mwuka muri ibyo jya muri Yesu va muri ibyo jya muri Yesu jya muri Kristo tugusengere ndakubona n'agashapure wirukanka nta mwuka we fata umwuka w'Imana fata ikiganiro n'Imana nibyo umva icyo Imana ikubwirira reka
wiyemera ngo umaze iminsi ngo mu idini ry'umwuka ngo ndi umupene kandi wifunga umutwe ngo ndi umupene ngo iwacu ngo nimwe w'abamwuka ngo zurudakaya utagira n'icyatanu nushaka umena amatasi n'amadongozi niya na paracetamol n'ibinini ibyo ni akazi kawe igihe umaze wuzura umwuka wera ufite iki muri ibyo ufite iki ko n'abana bavuye mu ishuri pfukama dusenga pfukama tugusengere tuguhuze n'ibyawe tukwirukaneho iby'abandi wajewe ngo nduwahanahana ibyo n'ibirya yariko hari n'abantu ngo bafite amatitiri ngo arona natwe ngo dusengera abandi ngo kamemu kusengera abandi se ufite iki wowe bimeze bite ufite iki nawe pfukama dukangisha titiri cabo gufi tugusiga amavuta y'Imana tugusengere tuguhuze n'ibyawe tuguhuze n'ibyaha kutubwira ngo wasengeye abantu vene ko basengeye se wowe wasigaranye iki ntumeze nk'amagufa irisi ntumbizigwaho akagumya akaba amagufa nawe pfukama shuti yawe pfukama niyo titire uri umunyamwuka pfukama tugusengere pfukama tugusengere wuzuye umwuka wera ariko karande zo kwaso no kwasokurume no kwaserume n'ibiki byose posenze byarakurikiranye uri umunyamwuka ariko nabo wasengeye ibyabo warabisigaranye nyakwirukanye mu bandi warabisigaranye cyaratogokora kandi ibi bintu abatumishi barabigira bagasengera abandi ntibasengerwe yego mugafunga umutwe none turashaka kugusengera ugashaka gukupa telefone gukomereza usoza ikiganiro se ko mbona wuzuzwa utabishaka uzuzwa neza ariko herura urumva Soni iri sezerano koko ryo kwamburwa ibyawe bijye biguca mu myanya y'inga hagasarura abandi hari umuntu ugura imodoka bugaca yagonze igikuta ngaho nyumvira hari umuntu nzi watunze imodoka iminsi 2 kugeza n'izi saha n'amapesa yawe ntazaho yagurisha hari undi yahiriye muri kaburembo ndeba avuye kuyizana ku muhinde ngaho nyumvira ubwo se urumva atari abadayimoni ubwo se nimba utarinda ngo Imana ibaguhaye igihano sibyo kwitana hano iryo nimba utarayikuye mu bapfumu nk'ubwo icyo gihombo koko urumva atari kimwe cyo kwa sokuru cyagukurikira utambeshye urumva nta gini ryakwinjiriye urumva nta myuka ufite iyo uba mu nzu y'icyumba na saro ukorera 400 ukumva ngo niyo ushoboye kandi noneho hari ikindi kintu naraye mbona hari n'abantu bafite amazu noneho ugasanga ibintu bye buri munsi byahiye se uyu ni umwuka ngo byahiye na banki abikijemo ngo bayibye bayipfumuye ugasanga n'uwagurije amafaranga ntayagarura aranapfa cyangwa akanapfa ugasanga n'umuntu ugiye kukugirira neza ageze mu nzira akoze impanuka cyangwa ugasanga baramuhamagaye yagize ibyago asubiye inyuma twavuga ngo pfukama tugusengera ukigira umuhatari ugafata mu mufuka ko ntacyo tukwatse twebwe wapfukamye tukagusengera si ugupfukama gusa tukagusengera nawe ugafatanya natwe ukabwira Imana uti wa Mana we nikonegise kuri aya mavuta erega Yesu yabwiye wa mugore yabwiye wa muntu wari uremaye aramubwira ngo ese urashaka gukira undakomeza ngo sifite ngo azana amatiko ngo urabona ngo kirihinduriza ngo sengero no gunagamo ngo maze imyaka ngwaye ngo urabona igihe maze ngo nabantu byarabananiye ngo nabantu baransengeye biranga ngo nivuje aha ngo njya no ku mudogiteri runaka ngo ahangaha ngo iminsi mpamaze ngo sengero unagamo yego ngo n'uyu ukomeye yarasengeye ngo nawe ngo asiga amavuta upimira he abakomeye nabo ngo singira unagamo ngo kihindurije ngo abagira babana yasatiga abanyamagambo ikorera uburiri arangije aramureba abona Yesu yambaye rugabire aravuga ati kandi ndakubaza ese urashaka gukira undi rero areba rugabire hari ukuntu baturebera muri Mama Ronel umaze aha bakaturebera muri Vode bakaturebera muri etaye zabaye bakagira ngo turoroshye bakaturebera mu myaka kandi amafunzo duciyemo amakosi twanyuzemo atwemerera kubahuza n'ibyayi nuko bimeze dukorana nayo kandi turabizi si ubwa mbere ntabwo tuje kubigira ntabwo ari stage dukora ntabwo turi muri stage hano twebwe dukorana n'Imana tumaze iminsi dukorana nayo byaha wakwihanganye tukagusengera ko kugapfukama tukakubwirira Imana nawe ugahita unagamo ibyawe kabukuti wa Mana we nikonegise kuri amavuta nanjye nzamura ariko ndumva ibintu biri kubi nanjye ndabona abantu bagiye gutabarwa ndabona abantu bagiye guhambukira aha hantu ndabona abantu bagiye gutabarwa uyu mwaka utararangira ndabona bakwitegeye bategereje kuri bugimbe bagiye guseba ndabona bagize Imana bagakira bafite ababanagamo bagiye kuza gusaba akazi wawe ndabona abantu bagiye kunywera icyayi wawe baravuze ngo ntuzashaka nyamara ndabona amapfundo ari gupfunduka bakabinywa banasaba imbabazi
genda abona ibintu bigiye koroha. Oya birimo biremera reka. Ndabona ibintu bigiye koroha. Oya birimo biremera we. Ibyo wacagamo byadanje ndabona byoroshye. Igihe wizengurutseho kirahagije ugiye gucyamika. Ndabona ibiganza byawe. Cyamika ariko se cyamika. Harimo byeza cyamika. Cyamika yewe. Cyamika byaciyemo cyamika dore Imana yaje. Cyamika dore ukuboko k'Uwiteka kuraje. Cyamika ndabona Imana ikoze ku nda yawe. Cyamika ndabona urutoki rwambaye impeta. Cyamika ariko cyamika watinyaga kudepoza ajyayo. Cyamika watinyaga injirayo. Cyamika ariko se bite bya cyamika uwo n'isezerano rya cyamika ibyo kwa nyokorome birarangiye. Kundi pfisi kandi cyamika ibyo kwa sobu uko birarangiye. Cyamika ibyaho utuye dore byarangiye. Cyamika ibyo munsi rugo byarangiye. Cyamika ujya kwiga uburyo batwara imodoka. Cyamika ujya muri restaurant. Cyamika ujya kureba uko bubaka etaje. Cyamika utangira ubuzima. Cyamika utangira umushinga w'ubukwe. Cyamika ujya gucuruza. Cyamika ufungura amatorero. Cyamika ujya gushaka pasiporo igihe cy'indege kirageze. Cyamika dore igihe cyo kurenga ibirere kirageze. Cyamika igihe cyo kujya gushakana n'abazungu kirageze. Cyamika utangire radiyo. Cyamika ajya kugura ibikoresho by'uruhinja. Cyamika yewe mama. Cyamika igihe cyo kwicara kuri televiziyo ukavuga kirageze. Cyamika ujye kuri radiyo. Cyamika iyo wize tuyahesheje agaciro. Cyamika fata diplome yawe kandi ntuzi. Cyamika imyaka yawe tuyaha agaciro ry'iwawe. Dende udepose. Cyamika iyo wize natwe dusanze akomeye. Turavivuye. Cyamika natwe dusanze ayo wize dore. Dore ayo wize dore mbatereho na kashi. Bavivurire. Mbatereho na kashi. Teraho neza. Cyamike rwose. Tubatereyeho kashe mu izina rya Yesu. Akira urugo. Cyamika. Akira cyamika. Cyamika ariko. Akira visa cyamika. Yego. Akira cyamika. Cyamika we. Akira. Cyamika. Haleluya. No sheno to safu. Usko binje mu. Ibi bintu abantu bagiye kubyizereramo bigiye gukora. Ntiwishinge barupinzi hepfo. Bareke. Wowe birakoze. Karabaye. Tugiye gusenga. Reka tubasengera. Karibu umushumba wanje. Reka tubasengera. Adosha tofa. Haleluya. Belabo onos. Haleluya. Ndumva Imana irimo igenda. Nanjye nyo. Ni mwisi si hano gusa. Nanjye nyo. Ibintu turekuye birimo biragenda genda. Ibirere bine ndumva byakabwe. Ndi kumva ikirere cyafashe. Safo. Ndabona ikirere kijunditse umugisha. Cyafashe. Kirarese. Ndabona igisubizo cyawe cyafashwe mbiri. Oloso pasha fosa. Cyafashwe mbiri. Iki gisubiyayo. Mbega ibintu bibaye. Cyarangije kuva mu maboko. Mbega ibintu biri kuba. Ndakumva. Dono sapo shadi. Ndabona ibyo abantu barakiriye. Nibyo. Bonya manverope abantu. Nanjye nuko. Ndabona uduseke. Mama Leone abantu bari kwakira uduseke. Mbonye ingendo. Bari gupfundura bakaneze. Mbonye imiyoboro muri telefone yari yarazibyize. Mbega ibintu bibaye we. Ndabona gukora kudasanzwe. Mbega abakobwa bambaye ubutimba. Ndiye baba we. Yego mbega makwemeza. Mbega amavarize original ndi kubona ku bibuga by'indege mugiye. Mbega abantu ngo barayora imigisha iva mu Mbega ingendo z'umugisha ndi kubona. Mbega ngibyo mwavuganye na Yesu biraza. Mbega bizeye ko bagiye kwakira bazahuhamya abandi we. Yewe mwandike muri comment abantu babyizeye. Mbega yo wize uburyo Uwiteka yahaye agaciro. Wandike hasi ko wizeye. Haleluya. Wandika aho hasi ko wizeye. Andika ko wizeye. Niba hari umuntu urangaye umushayari. Andika ngo ndatabawe. Umushayari ngo umubwire uti Andika ngo ndakiriye. Ndabibonye. Ndi kubona gufatwa mbere kubisubizo byawe. Ndi kubona bitagisubiye. Ndi kubona amaboko akomeye. Mbega imbaraga zikomeye. Afata ibyawe. Mbega imbaraga zikomeye. Kandi birafatitse. Erega birabaye. Ni na byinshi. Birabaye. Ni na byinshi uyu mwaka uratunguranye. Ikibazo cyanyu rero ni muramuka muriye mwenyine ntimwibuka abantu bari inyuma. Mana nyagasani. Imana ngizabanya. Ni wibuka Meshake Saduraka na Abednego. Ni wibuka abana b'Imana. Ni wibuka aho waherewe. Uramenye ntuzamere nka Sawuli wahize imihigo ko azagirira neza Dawidi amaze gutabarwa tireka ngutongereye mu maso y'Imana. Mwirukanya y'ibyo wanyu bituma udatanga watabara. Kuri ngutongereye mu maso y'Imana. Nuramuka wakiriye ibi bintu. Uzibuke bene wanyu. Uzibuka wasize imiryango. Uzibuke mukecuru haryana. Uzibuke so uburyo ari gucisha. Uzibuke sogokuru wawe uburyo ari kugenda akurura ikibando. Uzibuka abana mu miryango bavuye mu mashuri. Nyabona uzibuka agasozi kiwanyu. Uzibuka urusengera mu buryo ntacyo rufite. Kandi ntuzibagirwe n'abahanuzi b'Imana. Uzibuke n'abantu b'Imana. Bagusengeye. Abaguhesheje umugisha. Uzibuke. Kibazo mugira abaturanyi batarya. Ni kimwe murabyumva mukibagirwa. Higa umuhigo yafuta yaravuze ngo ikizatunguka mu rugo nzakiguha. Higa umuhigo.
higa umuhigo w'icyo uzakorera Imana numara gutabarwa mbere y'uko usenga niba banze bahige higa rwose ni mubanze muhige ndumva ngo muhige kandi murabirangije higa urakoze muri abantu beza turagushimiye Mana aleluya dosifo isaha yawe ni Imana ni kano kanya watubwiye ngo dusengera abantu ni isengesho ry'impuruza uratubwira ngo duhururize abantu ibintu byabo tubahururize ibyabo watubwiye ngo dufunge bariyeri abazimu bacagamo baje kubana yari yarabanwe watubwiye ngo twigire umuriro kandi watubwiye ngo twiyumve ko bigiye kuba dutwike abazimu bajyaga bafata ibyabo turekura amasasa akomeye watubwiye ngo tubakureho bajye hasi kandi wavuze ngo tubuhagize amaraso yawe nibyo wavuze ngo tubashyire mu ibase nibyo tubateretse muri iriya base nini tubateretse mu mutikire bosakotayi tubavurugusemo bahawe imbaraga tubutikishe rebosa turabuhagiye iyi myaka iyi mikoshi baveho yuhagiyeho kabutindi ibituma mutakira ibyo babasize turabibogeje tubakunkumuriye hasi ibituma badatara imbere tubibogejeho ibituma mudashaka tubibogejeho ibituma mudakira tubibogejeho ibituma utarya kandi ufite ibiryo tubikuhagiye ibituma udaseka kandi ufite amafaranga tubikogejeho ibituma uhombana kandi ufite ibigutera umwaga bikagusazisha imburagihe tubigukuyeho ibituma wambara ntuke tubikukuyeho ibituma utaberwa kandi wambara ibihenze tubigukuyeho ibituma utaza gusura bene wanyu tubigukuyeho ibituma udasinzira kandi uryama heza tubigukuyeho ibituma uhora ujya mu bitaro n'abana bawe tubigukuyeho ibituma uhora utukana mu rugo kandi nta mpamvu tubigukuyeho ibituma uhora ujunjamye abadayimoni bakujunjamishije tubigukuyeho uyu muzimu tumugukuye imbere tumugukuyeho tudakina kandi wa muzimu we nawe turagutegetse tega amatwi wumve tega amatwi wumve zewe tinya abana b'Imana tinya amasengesho va mu bana b'Imana tinya umuriro w'Imana sohoka mu izina rye sohoka muri izi ngo rekura amasezerano sohoka muri izi business rekura aba bakobwa sohoka kuri iyi myaka rekura aya mamodoka rekura aba basore bashake rekura aya mazu rekura aya maboko waboshye rekura aba bantu rekura ibi birenge wazinze rekura izi nda zazinze rekura izi nzu z'abantu wafashe rekura imyambaro muzimu we rekura turagutegetse rekura aka kazi ntabwo tugusabye rekura ntabwo tukwinginze wari warigenje isaha yawe yageze nawe ntabwo tunegosiye nawe ntabwo dutereta ntabwo duhendahenda rekura ino business turagutegetse irekura rekura izi nda uyu muntu wari ugiye guterezwa cyane mu ntara turagutegetse rekura hunga rekura urahiye kandi rekura urahiye subira ikuzimu tugutwikishije umuriro w'amasengesho mu izina rya Yesu wateje abantu ikimwaro tukoherejeho bombe turagutegetse rekura sohoka muri izi ngo wateje imyiryane mu izina rya Yesu sohoka muri aba bana wateje kudatsinda vamo rekura izi ngo rekura vamo tinya ariko suri mu biki vamo sohoka sohoka vamo mu izina rya Yesu rekura wambaragawe rekura rekura iyi modoka wambaragawe rekura iyi modoka wafashe va mu mapiyese y'imodoka wari wica rekura ino nzu se iyi garaje rekura ariko se rekura ino nda rekura uyu muntu uryamishije umwaka mu bitaro rekura uyu mubiri rekura abantu bari muri koma rekura uyu mugongo ese rekura izi nda z'abantu rekura aya maguru rekura iyi mitima warwaye amaboko rekura iyi sukari winjije mu mubiri wa pararize rekura wa kanseri we rekura wa mutwe we rekura diabete rekura wa mahembe rekura wa mutwe udakira rekura uyu mubiri ariko rekura wa nyabingi sohoka muri uyu mubyeyi sohoka muri uyu mugabo tuguteje tutaguteguje tukwakijeho umuriro nibyo kandi turakubyukiye utaranywa n'icyayi tuguteye ubwoba tuguteye utaranywa n'igikoma tuguteye ikizungero tuguteye ikizungero utarategura numva kano kanya tugufashe mbere ni itegeko rekura ariko rekura rega n'ibyo abera bose rekura va mu mihanda rekura ibyo abatumije ukagumya kwica abantu mu mihanda rekura va muri izi mpanuka va muri izi nzoka ucamo va muri izi njanga ugendamo va muri izi nyanja umanukanamo abantu va mu birere ariko va mu birere vayo by'abafirimaso vamo va ku butaka erega iminota nawe ntabwo tugutinya rekura amafaranga ava ku mana rekura ariko ibyo bintu wazanye by'amafaranga byo gutuma abantu b'Imana bakena kugira ngo bakuyoboke bavuga ubutumwa bwiza kugira ngo bakuyoboke ntabwo tuzakuyoboka nta soni tuzashira ingurungunzu tukiringagi turigaragambije turikoze imyigaragambyo tuzapfa nk'intwari tuzapfa nk'abagabo tuzapfa kigabo tugere Kanana amahoro ntituzagusaba ntituzagusenga ntituzihuza nawe ntabona abantu b'Imana abantu warabarangije ubutunzi warabufashe wasegenje abashumba ngo kugira ngo bakuyoboke kugira ngo bakumve
twebwe ntiturimo. Tinya birarura. Tinya birarura. Reka tugucanyeho umuriro. Tinya birarura. Tugucanyeho umuriro. Reka winjiye no mu migi. Reka winjiye no mu migi. Zarura bikaba. Teza n'abantu ubutinganyi ntaso. Teza abantu gukora ibidakorwa. Teza abagabo kuryamana n'abandi. Natwe tuguhagurukiye turi inkuba. Nta etaje mwakoreragamo muri Amerika yahiye. Tuguhagurukiye. Ubwo n'urushyi mwakubiswe. Iyo ni inkonje y'agahanga. Ni inkonje y'agahanga. Iteka nta kina. Mwongere. Iteka uraganje. Mwongere none ibagirira. Iteka we. Imihanda yanyu irakunduka. Mutingi turaba. Mutingi turaba. Undi munsi. Hasoni. Mutingi witeka yaje. Mutingi imbaraga zima. Mutingi nyiribihe. Mutingi amaboko y'Imana. Mutingi y'abahanze. Mutingi ubwami bw'Imana. Mutingi vuga bikaba. Mutingi itegeka. Mutingi yashizeho izuba. Mutingi yo mbaraga. Mutingi yadendeje inyanja. Mutingi ubwo bwami. Mutingi yarituye iriko. Mutingi. Mutingi yaciye inyanja mo kabiri. Mutingi. Mutingi yera. Mutingi yabanye na Saduraka. Mutingi. Mutingi y'abahanze. Mutingi yiyumva. Mutingi yiyumva we. Mutingi yiyemera. Mutingi Imana yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe. Muyitinye. Nimudatinya. Mutinye. Murakunduka. Mutinye Imana. Murabesha umva imihanda yanyirahirimo. Mutinye bahumuka guhumeka. Inyanja zirabaruka. Mutinye babyaza. Hasoni. Mutinye batwitisha. Ariko yabakoze. Mutinye. Muri Amerika yataje. Uwiteka we. Gusezeranya abatinganyi yahi. Uwiteka we komeza ukora uyu mukwa. Komeza ukora umukwa. Uyu mukwa buratagatifu. Reka turavuga bakadupinga. Uwiteka we dukorere kuko turavuga bakatubona n'abashoro. Kora wa mana. Kora wo kabza. Twika amamodoka yabo mu mihanda batinganya. Turabirwanya. Turabahagurukiye. Nabo nibatworoheye. Turabahagurukiye. Natwe nibatworoheye. Namwe nimutworoheye. Twabavumbuye. Abanyamwuka muri kudusukaho ibitero. Amafoto yacu mwayatwaye. Twabavumbuye. Twarimenye. Muri kuduteza ibintu. Imana yabimenye. Natwe turabateye. Muri kuduteza ibintu. Imana yabavumbuye. Murimo muraduteza kunanira. Ndabona itara ry'Uwiteka. Muri kuduteza umunaniro. Ndabona Imana. Ariko twahagurutse. Jerekirabo. Toto safo. Neshirikirabo. Nakirabo. Mavuta. Ndabona Imana ije kumurikira abera. Ndabona urumuri runini. Prophesy. Imana ije kumurikira abera. Ndabona Imana itwaratse ikirere. Ndabona Imana itwaratse icyerekezo. Ndabona iteguye ubwihisho. Ndabona Imana iduteguriye ahantu cereke pare ho guhisha inkoramutima zayo. Uzi ko iduteguriye ahantu ubwoba ntibizatugeraho. Iguteretse Ndabona idushize ahantu. Ndabona wowe igushize ahantu. Ntibizakugeraho. Ibyago biteye abantu. Ariko wowe uhishwe Gosheni. Urahishwe. Iguhaye akadugudu. Iguhaye urumuri. Iguhaye kutavogerwa. Humura. Guhaye amahoro n'amahirwe. Humura. Komera. Turacyahagurukiye imbaraga. Zafashe ibyawe. Turacyari mu mavuta. Turacyahagurukiye imbaraga. Zafashe amasezerano. Mw'izina rya Yesu. Maranye imyaka irenga 10. Mana ushimwe. Kandi ryavuye ku Mana n'ibyo koko. Mwami Mana. Hari ibintu byaryitambitse. Tegeka. Tubitwitse tutabiteguje. Ndekada. Byitambitse isezerano ryawe. Turabinanisha. Nimba byaravuye muri bene wanyu. Turabirimbaguye. Tubateje ikibagarira. Mw'izina rya Yesu. Wari indwara z'ikibagarira. Bakorore nimba hari umuntu witambitse ku idosiye yawe akavuga ngo ntiwemerewe guhabwa akazi muri kampani tumusohoyemo. Orega hari n'abantu bitambika bagakurwamo n'urupfu. Yego. Nabo bave mu nzira. Uwiteka. Bave mu nzira utabara. Uyu muntu utuma abantu b'Imana badatabara. Uwo murozi ave mu nzira. Tumukuye mu nzira. Nagende. Uyu muntu utuma badatera imbere. Uko dutanga ubuzima ni nako n'urupfu turushyiraho ruhera. Izina rya Yesu. Tubohereje imbaraga z'Imana. Aruhuke cyangwa kizwe ibintu nibide. Niba adakijijwe nave mu nzira. Niko bimeze. Imbere yakuzengereje ndahanye. Uwiteka we. Mana urakoze. Amasezerano y'abantu. Mw'izina rya Yesu. Dore ibihato byayitambitse. Bamwe bararahiye. Turinginze. Ngo ntazasohora. Mw'izina rya Yesu. Uwiteka we. Imbaraga z'Imana. Tugabye igitero. Kungirwa abahanuzi. Zijya gusenga zihambira amasezerano y'abantu. Bakazinduka inyota yabishe. Bakazinduka bari no mu bukode n'abari banyagupfa. Aho kugira ngo basengere ibyifuzo byabo kandi n'abari banyagupfa. Bakiyiriza bahambira amasezerano y'abantu. Abana bamakunguye ku misozi. Mw'izina rya Yesu. Turabamanuye mutongoke turabatongoka turababiranduye. Muveyo. Mubiranduke. Muveyo mumanuke mu manga hasi. Nihangana n'iby'Imana yavuze. Muhenuka aho ngaho. Nikangisha ngo mukorana nayo. Henuka aho ngaho. Nikangisha ngo muri abahanuzi bayo. Manuka. Nifunga ibintu by'abera. Manuka. Turabamanuye. Manuka. Turabamanuye. Kandi mumanuke. Aka kazi dusanze atarakabo. Ntabwo ari akabo. Tukabakuyeho. Kuko twe turabahesha turabahesha b'amasezerano. Nimujye gucuruza inyana. Uyu muntu wanga ko amasezerano y'abandi asohora akabifatira igihe yitwaje ko ari umuhanuzi. Tumwambuye iyi titire. Tumwambuye akazi ko guhanura. Amayereko yanyu turayatwara. Nibyo. Turayapfumbase. Ubuhanuzi bwanyu nta n'impamvu turabupfumbase. Turabifashe. Turabufashe kuko nk'uko Imana yari yabahaye turabubambuye. Turabubambuye kubera ko ntabwo ari byo. Mwawukoresheje ibidakwiye. Mwakoze nabi.
mwagiye gupfundika abana b'Imana kubwizo mpamvu ubuhanuzi turabubambuye amayerekwa turayatwaye nimuza gupfukama mu kato tuzabibasubiza ariko ubundi kandi turabitegetse kandi namwe birabaje nimuhangara impanga z'abera murahura n'akandi kato turabambura n'ibindi mujye kwikorera amavoka mu bitebo duhesheje abantu byabo turabasubiza mu byaro mwaturutsemo nibyo mutuze tubahaye amezi 3 yo kwitekereza mugerageze kwitwara neza muri ibi bintu Imana yabahaye dufunze imvura nk'abayeri nuko bimeze dufunze amayerekwa yanyu kubera ko mwagiye mwayakoresheje nabi mwagiye kuyakoresha uko adakwiye umusirikare yahawe imbunda abahawe kurasa haduye mwayatekeyemo imitwe ntabwo abahawe kurasa mugenzi we mwatuburiye abantu tubaye tubifunze mwareskorotse tubaye tufashe ibyo mwiza tubaye tubifunze amezi 3 wanza mujya kwitekerezaho kandi turi kumwe n'Imana nibyo mubanza mujya kwitekerezaho mubanze mugende tuzabibasubiza tubonye uburyo mwitwaye neza tubona mwitwaye neza kandi mu kirere tuzabibona nimuzirirwe muduhamagara tuzabibona tuze tubafungure turabifashe ayo mezi 3 nimutakamba ndabizi ko Imana yari yarabemeye ashobora wenda kuducamo igatanga amezi make nimutinda turashyiraho no kwa kane kuko twaye icumu ry'umugabo ashyiraho n'agakeregeje nuko bimeze rega ashyiraho no kwa kane kwanje niba mwisi Imana ndashyiraho kwa kane kwanje niko bimeze mwafunze ibintu by'abantu mwahanuriye abantu ibyago mujya gusenga amasezerano ngo bisohore babemere ndabibambuye tubambuye ayo mayereko dusanze muri n'abagome dusanze muri n'abicaye dusanze mwarisha abantu dusanze mwaratumye imiti mwakerereje abantu dusanze mwaratumye abantu batinjira mu buzima batemera abahanuzi mwatumye ubuhanuzi bupfa mwahugije abantu abahanuzi mwatumye ababyeyi barindagira rwose mwatumye ababyeyi basenya mwatumye abantu bahaga ibicaniro mwatumye abantu basohoka mu nsengero mwatumye abantu bava mu ngo zabo mwabagome muri abagome mwabambuzimwe turabamana mwabambuzimwe mwarakabije mwararengereye tubibambuye amezi 3 n'ukwa kane kw'inyongezo kandi tubivuze nka Eliya ku musozi Karumeli nta mikino tubibwiye n'uwo ari we wese ntidukanzwe n'indi ufite ntidukanzwe n'imodoka ugenda ntidukanzwe n'urwego ugezemo ibyo birakureba ntidukanzwe na titire ufite ibihugu uzamuka ntabyo bitureba dusanze warakabije ururira indege mukajya kubeshya abantu wavogereye Imana ugahanurira abantu waramenye amakuru y'umuntu warabanje kumuperereza warisize amavuta ngo y'uburondozi yego amwava muri Nigeria yego warangiza ugaperereza umuntu abana afite n'amazina yabo ukajya guhanura ibintu waperereje ubundi Imana irigwa irondora abantu mu rusengero kwibaha amasezerano Imana itanga amasezerano ntabwo Imana ibyo bintu mwisize muvumbura abantu urajya kuvuga ikarisa umuntu yambariyeho ibyo Imana yabigutumye dukeneye ko abantu batabarwa ntidukeneye kuvuga amabara y'imyenda turabifunza amezi 3 n'ukwa kane kandi birabaha nibyo duhesheje abantu ibyaha nujya ujya kwikunka umuntu ujye wumva nta kirimo nibyo kandi abo uhagaze imbere ujye usebera imbere usanga umusatsi twarawogoshe nuko bimeze turawogoshe imbaraga zawe tuzikomazemo mu izina rya Yesu witwaye nabi muri iki kibuga wanze kumva utumye abantu bahaga abakozi b'Imana Imana yagutumyeho wanga kumva nibyo yaragusuye mu nzozi uranga waranze yagutumye abahanuzi urabasuzugura noneho rero duhagurutse turekura by'amashinga duhagurutse tutitaye ku cyo uricyo ibyo ni akazi kawe duhindukiranye yego aho mubikura mu izina rya Yesu twoherejeyo umuriro twoherejeyo imbaraga uyu muntu wirirwa ucuruza ibi bintu akaba atumye abantu batajya gushaka amavuta y'Imana ahubwo bajya gushaka ibyo bintu turabitwitse tuguteye muri tiruwari ubikwamo dushizemo esanse turabitwitse twinye umuriro biragurumanye nawe tuguhinduye biragurumanye ubusa mu izina rya Yesu wishake wibure ngo z'abantu mwashenye Mana we ibitambo mwatambye by'abagabo n'abagore ibitabo by'abakristo mwatwaye ikuzimu amasezerano yacu mwatwaye ikuzimu ibintu byacu mwarigishije turabiburanye ubutunzi bwacu mwarigishije turabiburanye tugiye gushinga urubanza turabiburanye turaburana ibintu byacu mwafunze kandi avoka wacu ni Kristo turaburana amasezerano y'abantu mwafunze mu izina rya Yesu dushinze urubanza turaburana abana mwahejeje mu nzu turabagaruje turaburana ibi bitambo by'abantu mwatambye turabagaruje dukoze urubanza dushinje urubanza turikumbagaje
turaburana ubwenge bw'abantu mwatambye kandi ntidusohoka tudatsinze turaburana duhagaze mu butware bw'amaraso ya Yesu icyumba cy'urukiko kiranzura turaburana ibintu mwazambije mwitwaje amatitire turaburana bera mwatwaye aho mushaka bamwe mukajya mwitwaza abanyamwuka mukajya mubatumira mu nsengero zanyu kugira ngo mwice iperereza bagire ngo namwe mufite umwuka w'Imana turaburana mukababeshyeshya amafaranga makeya yego turaburana turabahagurukiye twigize ishyano Dawidi yarapfuye turahari yari ishyano ritangaza benshi Eliya nawe yarapfuye ndahari ndabaforomase Elisa yarapfuye ndahari mpanaguye ibitekerezo byanyu ubugome mwakoze ibyo mwakoze birahagije tubandikiye urwandiko rubasenda uyu mwaka ntabwo dushaka uyu mwaka ntitubashaka dore uyu mwaka turabirukanye muri uyu mujyi kandi mwese mutemba mugana i Kigali turabirukanye ni musohoke mujye mwakoze ibintu bibi Imana irababara nanjye ndababara aho muvuka ku Gisenyi musubireyo tubashubije ku mavuko yanyu cyangwa aho muri muvuka mwaje mwambutse imipaka musubireyo ni mugende mwaje mufite imitwa myinshi mufite abagore barenze umwe abandi mufite abagabo barenze umwe ni mugende iyi mitwe mwatetse ndayipfubije ntabwo nemera kwishyura tubandikiye urwandiko batanze mu mashyi no mu madiho ndasinye ibintu by'abantu mwafunze duhagurukiye kubifungura turabifunguye inzandiko z'abantu mwanyagije turazumishije mu izina rya Yesu abana mwashyehejeje mu ngo tubakuyeho aba bakobwa mwazinze bakagumirwa ngo babahore ubanza tubakuyeyo mu izina rya Yesu aya mafaranga mwazinze ngo abantu bajye bahora imbere turayazinze ubu butunzi bw'umwuka turabuzinguye izi mpano z'abanyempano mwazinze turazizinguye ibintu byose mwaborotse ndabiborokoye ntafite imikino ibintu mwicaje ndabihagurukije ibyo mwaryamishije ndabibyukije mpagurutse n'intwari mu izina rya Yesu mpagurutse ubuticara mu izina rya Yesu mvuze ubudacecekeshwa noneho imbaraga mvuze ubudacecekeshwa umuriro ducanye ntuzazima haleluya uwo mwazimije urahagije haleluya mwasutsemo amazi ariko uwo ducanye ntabwo muzawuzima ntabwo muzawuzima ducanye umuriro utazima twakije amatara atazimwa mu izina rya Yesu tubahisha password tumuritse amatoroshi atazazima tubahisha password mu izina rya Yesu password yacu turayibahisha turitsiritse mwajyaga mumenya naho dukorera naho twari twaraje tutitsiritse tubahisha password yacu turitsiritse mu izina rya Yesu bigize mburumbonye turihumanuye dukorwaho mu izina rya Yesu turishinganishije uzajya atekereza kukugirira nabi ajya agwa mu nzira ajya ahera nzira imodoka igipfumu kutarahagera nibyo kandi usita uko wamanyaguye amagare mu nyanja ujye uyakuraho inziga niko turandaguye inziga z'abantu batwirukanse kandi imbere yanyu haba umwijima nibyo mukesha amajoro mutatubona nibyo kandi imbere yacu hacana muyobe inzira nimusome ibyapa mubone n'ibisome reka dusengere abantu Mana turagushimiye Uwiteka we mu izina rya Yesu turagushimiye uri Imana ifite imbaraga nibyo uri Imana ikiza dusengeye abera bose turabasengeye mu izina rya Yesu nibyo amen dukanze indwara katugera ku ndwara reka dusimbukire indwara izi ndwara z'amanegatifu zafashe izi ndwara zafashe imyijima izi kanseri ziri kwica abantu mu mezi 3 cyane umuntu arwaraga kanseri akamara imyaka 7 akiri cyane umuntu arwaraga kanseri akamara imyaka 10 aho uryamye turahateye twohereje igitero icyo gitanda turakiguteruyeho tuguteruye uri muzima tugukuye kuri bombo turaguhagaritse iyi myijima tugucomokoyeho bomboni mizima mu izina rya Yesu dufashe mpiriza indwara zitwa kanseri katika jina amadiyabete imigongo turakubise hasi z'imbaraga izina rya Yesu ariko abantu bajye bibuka no gutanga kimwe mu 10 ngo hari umuvumo bavumwe nyine ndakuvuma wa muvumo Imana irabejeje kandi dusengeye n'abaganga mu izina rya Yesu abaganga namwe reka tubasengere ibarwanirire ibahe ubwenge ibagirire neza ibahe kuvumbura ibahe kubaha n'abarwayi ibarinde kugwa mu moshya ndi kubona hari amoshya mujya mugwamo tugiye kubasengera ibahe kuvumbura ibyo mutizi mu izina rya Yesu dore abakonikoni n'abagome barese tubasabiye ubwenge tubarambitseho ibiganza muvumbura ibintu mutize mu mashuri tubateretseho ibiganza byeza akira ikiganza cy'Imana uvumbure indwara nizo umenya umuti uyivuza kandi utarawize mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibafate kandi zibaha ubwenge dusengeye abapolisi bo mu mihanda Imana bagirire neza kirazira ko haba impanuka abapolisi bacu bari mu muhanda Imana tubacanyeho umuriro w'Imana bahagarara umuhanda bahagazemo ntakagira impanuka habe n'igare habe no gutsita dusengeye abasirikare turabasengeye aho barara naho biri ibi byose twigira n'umutekano wanyu tubasabiye intsinzi mutahabaye natwe ihema ryanyu ntihakagire umumidiyani
uritembagaza dufunze umudayimoni watera imipaka iyo ariyo yose tubakiye aho amadayimoni yaca ari hose kandi tubakiye indi migisha itunguranye Imana ibagirire impande zombi basirikare Imana irabakunda igufa ryanyu ntirikavunike n'abapolisi Imana irabakunda igufa ryanyu ntirikavunike ntihakagire ubarwanya amaso yanyu ntakarwara mva mujye murasa mudahusha ntimugasusumire mujye muhamya mu cyico cya tubahesheje imbaraga zo kuhamya mu cyico tubahesheje ububasha tubahesheje kunesha muhagarara ntihazagira undi uhagarara bajye bababona bahinda umushyitsi nibyo amadayimoni ajya abatinye koti safo ushaka kubatera abatinye ajagira ubwoba atarahaguruka nibyo uzajya ajya gukora mu mbarutso abarwanya ajya atinya atareguka asusumira urutoki rwe turaruhimye nibyo tope safosha tubahesheje intsinzi mwabohoye igihugu nibyo muri abantu b'ingenzi muri abantu b'Imana muri abakozi b'Imana Imana niyo yabahagaritse mwaraye ijoro mva tubasabiye imbaraga tubasabiye umwuka wera tubasabiye gutinyuka tubasabiye kunesha tubasabiye imigisha ituruka ahandi mu izina rya Yesu muzakire kandi ababarwanya ntibakabatsinda ubahagurukiye ntazabatera Imana ijya imuhagurukira uzabarwanya Imana izamurwanya mu izina rya Yesu urakoze Mana urakoze tubahesheje kurya inzabibu z'igihugu mu izina rya Yesu urakoze Yesu amen turagushimiye amen